mwazindutse cyane rwose ati ko ndeba amaso ataraya ativuze harawazi urabona amaso ataraya ariko mukecuru nawe ati ngaba ni bucakabugize ariko hano hari umuryango mugari waje rwose uri kumwe n'aba bantu rwose umaze guhobera rwose bijye muri kamera rwose uracakabugi uruhuke ariko ndumva kuzimana murikikirize noneho kuva yamaze kubasuhuza noneho abanza azimanire yego mukecuru umusaza nabo barengere babanze bazimanire abashyitsi b'imena navuze ngo uriya n'umunyamerika uriya n'umunyamerikakazi ntimurako nibo bazimanitse mwabahaye amashyi ngo kabyarana mubaha amashyi rwose bati tubazimanire rwose byiza cyane muzanye akandi gatebe hano hari umuntu bazanye nawe aze yicare hano hari umuntu uzanye na mukecuru nawe aze yicare hano ndetse na Fideli aze yicare hano abo bantu ndabakeneye hano Fabiane ndagukeneye hano uze wicare hano bakuze n'itabureti wicare hano bakuze n'itabureti wicare hano bakuze n'itabureti byihuse nyakubahwa Gaburiyeli muryango mugari wa Gaburiyeli ni ukuri murabona ukuntu ibirori bigenze murabona kandi koko ngo ntawe ushyingira umwana nyina yagiye guhinga byari byiza ko aba bashyitsi bagera hano ariko ntabwo bari kuganira ngo bavuge ikibagenza umusaza atari hano mwambwiriye rwose Fabiana akaza kwicara hano naniyirukanke rwose n'ibyanga azahagarara ndamutegeka n'ibyanga azahagarara ni ukuri turanezerewe nyakubahwa Gaburiyeli umaze kwakira abashyitsi bamaze rwose kumva rwose bameze neza bamaze no kubona umusaza n'umukecuru bari muri uru rugo none ndagira ngo kandi kanya nze gusubiza antene uze kumpera abashyitsi ijambo bidagadure cyane ko bamaze kumva bari kujya bumva amavunane handi indege yagiye bazunguza rwose ikirere cyari kirimo kikakaye ari kuze kubaha akanya bive imuzi bikora imuzingo bakubwire akabakara umutima ubundi murakoze ubundi nyakubahwa mubiriki miriwe nanone miriwe neza numva mumaze kuruhuka wenda n'akazuba n'ubwo kari kuva ariko nta kundi nako twari tugakeneye ntitwari tugaherutse ndumva kuba mwaje mukazanye nabyo twabashimira nk'uko uriya mucunzi wa gahunda yabivuze ni byiza cyane turabakiriye hamwe n'isibo yanyu mwaje muyoboye mubereye ku ruhembe bose mwicare mugubwe neza nimuza kumva mumaze kuruhuka muze kutubwira ikibagenza kwaba kuduha amakuru icyo murashaka gukora mukidukorere kandi mubifitiye uburenganzira murakoze Gaburiyeli kugira ngo witoye inyoni waribikije gutera ibuye twumva kadufatireho tuganira twabwira abagenzi atugenza hamwe n'irasibo bazanye turi kumwe baje n'urugo userukiye Gaburiyeli kuza atari ubwa mbere tuje muri uru rugo baje muri uru rugo tuje gusaba umugeni saba irembo murariduha saba umugeni muramuduha nyuma tugeze mu rusengero dusaba gusengera ku ngo tuzabyare abakobwa n'abahungu rero byose byarabaye Imana yabikoze muri make rwose
ibi twabibaza twabishimira Imana. Bajya bakongera niza kumugurira ntimuze kundeba nabi. Oya ni ukuri ubundi inkuru z'ababyeyi bisanzwe. Nyuma yabyo rero urumva ko nanjye nayitekereje avuga ati ahantu twasabye turashyingirwa tukabyara, hari umuhango rero wacu mu Rwanda muzi nabwo tucika witwa kujyana urugore. Twaba twazanye urugore, twazanye abana, Imana yatwungukiye twembi muri muryango wacu. Ubwo rero akaba ariyo magezi yacu, akaba ari umuco ugira ngo urabizi nawe ko muri abakuru barabizi ko ibi ngibi bisanzweho ari umuco rwose bakarande kandi tuzanavaho. Kuba kera yabagaho akubaka ariko igihe kikagera akajyana urugori wawe. Rero akaba ariko ntabwo twajemo, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, mwakongeye mugashimira uriya mugabo rwose. Yego nyakubahwa waje utwaye ino sibo yaturutse iriya kure, ndahita kure Kigali, kuko wamubirije mu minsi yashize mwaje hano gusaba umugeni muramuhabwa. Hano nubwo nyine yari yewe uhagarariye ino sibo ya hano, ariko umusaza mukuru nyine nawe mwamwonye, ubundi yitwa Karerasi.